kandi tubifurize kugubwa neza mwese abadukurikirana kuri iyi channel SDARM. Imana ibahe umugisha. Turagarutse muri bya byigisho. Amazina yanjye nitwa Ukwigize Jean Pierre. Ni ibyigisho by'ishuri ry'isabato, icyigisho kitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ndi kumwe na bagenzi banjye rero twazindukanye, reka bahe umwanya babasuhuze kandi banabibwira imbere y'uko dukomeza. Karibu. Nitwa Nzabamwita Pierre, ndabasuhuje mu gihe gitondo cyiza. Nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana, ndabasuhuje mu gihe gitondo cyiza. Urakoze cyane. Tugeze ku ngingo yo kuwa kane itubwira ngo imbaraga z'Imana. Mbere yuko tujya mbere muri yo, reka tubanze dusenge. Data wera, urakoze kubw'umwanya mwiza uduhaye. Tugiye kwiga icyigisho cyiza, turakora kugira ngo uze utuyobore. Amagambo yawe agiye kumvikana mu matwi y'abana bawe, reka aho kuyakoresha kugira ngo abaheshe agakiza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka twakire mwene data Aimable atwibutsa ingingo y'ejo mbere y'uko dukomeza iyi ngingo itubwira ngo imbaraga z'Imana. Aimable ni kane. Urakoze cyane. Ingingo y'ejo kwa gatatu yagiraga iti ikigereranyo cy'umwungeri mwiza. Twabonye uburyo umwungeri mwiza agereranywa n'umuntu uba uzi neza intama ze kandi nazo zikamumenya, kuko ntabwo bavangura umwungeri mwiza intama zikubona zikamuhunga zitakuzi. Twabonye ko umwungeri mwiza intama zimumenya zikamukurikira, kandi nawe akaba azi intama ku buryo aba azi buri ntama yose mu izina ryayo. Tubona ko uwo nguwo ari umwungeri mwiza, kandi twabonye ko nta kabuza umwungeri mwiza ni Yesu Kristo. Murakoze cyane. N'abamunyuramo bakinjira muri we babasha kuba mwungeri mu bagenzi babo, ariko niwe mwungeri, niwe cyitegererezo cyacu. Reka dusabe Pierre aturebere isomo riri muri Yohana ibice 10:11 ndetse wa 17 ndetse n'uwa 18. Ni icyigisho kitubwira ngo imbaraga z'Imana niyo ngingo tugezeho. Twumve izi mbaraga z'Imana ni mu buhe buryo, ni imbaraga ki, turashobora kubisobanukirwa. Ni izihe mbaraga z'Imana Yesu yavuze ko yari afite? Muri Yohana 10:17 kugeza 18. Igituma data nkunda ni uko ntanga ubugingo bwanjye ngo busubirane. Ntawubunyaka, ahubwo ngutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ari itegeko nategetswe na data. We aritanga akagera n'ugatanga. Muri make iri jambo risobanura muri iki gikorwa ngo risobanura urukundo Yesu akunda intama ze. Reka twakire Aimable adusobanurire neza urukundo. Karibu Aimable. Hano isomye mu bifuzwe byose paje 483 ndetse na 484 handitse amagambo agira ati igituma data nkunda ni uko ntanga ubugingo bwanjye mu gusubirane. Ibyo bisobanuye ngo data yarabakunze cyane kandi yarankunze bihebuje, kuko natanze ubugingo bwanjye kugira ngo ngacungwe. Mu guhinduka incungu yanyu ndetse n'ubwishingizi bwanyu, mu gutanga ubugingo bwanyu ndetse nkikorera ibicumuro byanyu, bituma data ankunda cyane. Ntanga ubugingo bwanjye kugira ngo busubirane, ntawe ubunyaka, ahubwo ngutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora no kubusubirana. Igihe yari umwe mu bagize umuryango w'inyokomuntu, yari umuntu nkatwe nk'Imana, yari isoko y'ubugingo ku batuye isi. Yesu ashobora kureka urupfu rugakomeza kuganza, maze ntiyemeye kuza ngo agengwe narwo. Icyakora ku bushake bwe yemeye gutanga ubugingo bwe kugira ngo ashyire ahabona ubugingo no kudapfa. Yikoreye icyaha cy'abatuye isi, yihanganira umuvumo wacyo, atanga ubugingo bweho igitambo kugira ngo abantu be kuzapfa by'iteka ryose. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Nyamara ibicumuro byacu byacumitiwe, yashenjaguriye gucyanirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi mu byimba ye niyo adukirisha. Twese twabye n'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyira gukiranirwa kwacu twese. Urakoze cyane. Iri somo riri muri Yesaya 5:3 umurongo wa 4
ndetse kugeza 6. buriya kiriya gice cya Yesaya cya 53 cyerekana urukundo Yesu akunda intama, kuba azipfira. Ariko harimo amagambo mwene data dusomeye ngo igihano kiduhesha amahoro cyane kuri we. Uri kumva? Kandi ubwo bivuze ko igihano twari guhanwa cyamugiyeho. Yego. ariko usanga ikibabaje twebwe twamutekereje nk'akubiswe n'Imana agashinjamuka nayo tutazi ko ari twebwe ahubwo ari igihano kiduhesha amahoro yemeye kwishyira. muri make twamubonaga nk'ikintu n'ubwo wasanga umujura hariya bamwambitse ibyo yibye bamukubise, ariko kumbe wajya kugira icyo ugasanga ni bya bindi wibye ejo burya ariko uzira we ntabwo ari umuntu, ariko abyirengagiza reka twumve kuri B. Ni iki kiyobora abantu ku gukurikira Kristo? Urumva ariko hano mu Rwanda bivuzeho, reka tuze twumve n'ukuntu babikomozaho hano hepfo, impamvu ituma intama ze zimukunda. Hari impamvu ituma zimukunda muri Yohana 10:27. Dusomere Yohana 10:27 baranditse bati intama zanjye zumva ijwi ryanjye nanjye ndazizi kandi zirankurikira. noneho mu Rwanda urumva hano ziramuzi kandi zigeza zibye zikamukurikira. Ni ya komunikasiyo cyangwa gituma bamukunda. Noneho mu Rwanda rwa Yohana ibice by'umurongo wa 10 ndetse no 19. Urwa mbere rwa Yohana ibice umurongo wa 10 ndetse n'umurongo wa 19. Umurongo wa 10 uragira uti muri iki nimo urukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Wa 19. Yego, turayikunda kuko ariyo yabanje rwose. Magambo meza cyane. ntabwo ko Imana niyo yabanje kudukunda, si uko twebwe twakunze Yesu Kristo. Ibi bintu murabyumva mute? Ibi bintu birimo urukundo, biragaragaza umurimo wa Kristo. Ariko nanone hari n'ikindi kintu gikomeye, kuko Kristo uyu munsi ntabwo ari uri ku isi, ntabwo ari urimo gukora imirimo, ahubwo imirimo yayisigiye abagaragu be. Uyu munsi abagaragu ba Kristo nibo bungeri, sibyo? Noneho abizera bakaba uburyo rero uwo murimo uwukorera uwukora ariko atari uwawe, ahubwo ari umurimo wande, ari umurimo wa Kristo. Mu yandi magambo ukaba urimo gukora ariko ukorera shoboje. Umunsi haravuga umwungeri mwiza tugasanga ni Kristo, ariko n'umuyobozi mwiza asa na Kristo. Aha reka twakire Aimable, ariko mbere yuko tumwakira aha dukwiye gutekereza ikintu gikomeye cyane. Rega iyo ukorera shobuja usaba n'umufasha, niba ibikoresho bikoresha biba ari ibye, iyo bigushiranye uramubwira, iyo ukeneye hari icyo ukeneye mu kazi ukora uramubwira aka kazi bigenda gutya nkeneye ibi kugira ngo urusheho kukanoza. Ariko akenshi usanga abantu dusa twikorera inarijye kwishyira hejuru, kwikunda. Inshuti z'umwana abadukurikiranye tuzirikane ibi bintu, tuzirikane ko igihe cyose niturangara tuzababwira n'abagezi. Reka twakire Aimable adusomere muri kiriya gitabo cyitwa Uwifuzwa Ibihe Byose, twumve amagambo akirimo. ntabwo ubwoba bwo gutinya guhanwa cyangwa ibyiringiro by'ingororano izahoraho aribyo bituma abayoboke ba Kristo bamukurikira, ahubwo bitegereza urukundo rw'Umukiza rutagereranywa rwagaragarijwe mu rugendo rwe rwa hano ku isi, kuva igihe yari mu muvure w'inka i Betelehemu kugeza ubwo yapfiraga ku musaraba w'i Karuvali. Kandi kumwitegereza birabareshya, bikoroshya umutima kandi bikawigarurira. Urukundo rukanguka umutima w'abamuhanga amaso, bakumva ijwi rye maze bakamukurikira, binyuze mu kwitegereza kumvira abakunzwe, uhereye igihe yemera kwicisha bugufi akavukira mu muvure w'inka aho inka zari, noneho kugeza ku musaraba w'i Karuvali. Icyo kireshya abayoboke be
bakemera kumukurikira aho bajya hose, ntabwo abiteye ku ngororano zabo, nta n'ubwo banitaye ku gutinya kuzahanwa ku munsi w'amateka twumva abantu bazashya. Bene abo ngabo niyo ijuru ryaba ritabaho bakurikira Kristo. ni iki twakora kugira ngo tumwigireho? Ni iki twakora kugira ngo tumwigireho Pierre? Ikintu gikomeye cyane twakora kugira ngo tumwigireho ni ukwakira urukundo rwe. Ni ukwakira urukundo rwe. Buriya urukundo rwa Kristo nirwo rutuma umuntu ugenda neza. Ariko iyo hatabayeho urukundo rwa Kristo, nyine se ijwi rye warimenya gute? Erega buriya impamvu ituma ni uko ijwi ryawe iyo ryinjiranye urukundo mu mutima wanjye, birehereza umutima wanjye. Icyo rero nicyo dukundira Kristo. Ijwi rya Kristo iyo rigeze mu mitima yacu, bituma ijwi ryacu naryo rirambukira kumenya Kristo no kumenya natwe ubwacu. Reka dusabe mpamvu dusomere amagambo dusoza. Mu byakozwe n'intumwa paje 334 ni amagambo meza cyane barahasiga. Aya magambo rwose leta ashimangira neza ibyo Pierre amaze kuvuga. Haranditswe ngo ntabwo ubwoba bwo gutinya guhanwa cyangwa ibyiringiro by'ingororano izahoraho ari byo bituma abayoboke ba Kristo bamukurikira, ahubwo bitegereza urukundo rw'umukiza rutagereranywa rwagaragarijwe mu rugendo rwe rwa hano ku isi, kuva igihe ari umuvure w'inka i Betelehemu kugeza ubwo yapfiraga ku musaraba w'i Karuvari. Kandi kumwitegereza birabareshya, bikoroshya umutima kandi bikawigarurira. Urukundo rukanguka mu mutima w'amuhanga amaso, bakumva ijwi rye maze bakamukurikira. Nanone byakozwe n'intumwa paji ya 34 haranditswe ngo tuzirikana imibereho ye ku isi, igitambaro dutangiye, umurimo akorera mu ijuru n'umuvugizi wacu, n'amazu ari gutegurira amukunda, bityo tugahera ko dutangara tuti mbega uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo by'urukundo rwa Kristo. Murakoze cyane. Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha Aimable. Hano tubonyemo ikintu gikomeye cyane, impamvu ituma abantu bakurikira Yesu. Ariko niba munabyumvise neza, tubonyemo ikindi kintu gikomeye cyane. Yesu asa n'udupresenta ibihembo imbere, kuko hano hepfo havuga ngo tuzirikane imibereho ya Yesu n'igitambo yadutangiye. Hano rero ni ukuvuga ngo we witanze yarangiza akagira inyungu kuri se, kuri natwe nitumwihereza, nitumwiyegurira, nitumuhanga amaso tukazirikana kimwe ku kindi uko yagiye abigenza, natwe tuzabimugisha. Pierre, urabyumva ute kugira ngo dusoze iyi ngingo? Aha kuri iyi ngingo ni ingingo nziza cyane y'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana buriya zishingiye mu rukundo rwa Kristo. Urukundo rwa Kristo, urukundo Kristo yerekanye, urukundo yashyize mu bikorwa rugatuma yitanga, apfira intama zanjye. Urwo rukundo rwo dukwiriye kumwigiraho, kandi noneho mu kumwigiraho tukareba, hari akajambo bavuzemo karyoshye keza cyane, intama zanjye ziranzi, nanjye ndazizi, nzihamagara mu mazina yazo, ntizakwemera amajwi y'abandi kuko zitayazi. Bishatse kuvuga yuko Kristo n'intama bafitanye urukundo n'umwimerere warawo, bituma bamukurikira bamukunze, kandi koko ni umwami wabo. Yego. Hari ikindi wongeraho Aimable? Ndumva byumvikana. Gusa ahangaha zino mbaraga z'Imana zivuga muri iyi ngingo ni urukundo rwa Kristo. Urukundo rwa Kristo nirwo rureshya amukurikira. Ntabwo ari ibihembo bazabona, ntabwo ari amazu ari kwitegurira amukunda, ibyo ntabwo barabyita. Ku buryo nubwo ijuru ryaba ritabaho bamukurikira rwose. Ubwo rero izo mbaraga z'Imana zishingiye mu bugiraneza bwayo, mu rukundo igirira abayoboke bayo, kugeza ubwo Kristo yemeye kuva mu ijuru akavukira mu muvure w'inka, akemera kudupfira. Yesu rero atanga ubugingo bwe kandi bakabusubirana. Isomo ryatubwiye abamukurikira by'ukuri rero bamukunda kubw'urukundo rwe. Burya ntabwo bamukunda bamuca ubusa gusa, n'urukundo rwe nirwo rubareshya rutuma bamukunda. Rero nshuti, reka dusoze iyi ngingo, ariko tubifurize kugubwa neza, ariko aho muri hirya no hino
twifuza kuba abakristo, twifuza kuba intama za Yesu, twifuza kuba abungeri beza, twifuza gufashanya muri uyu murimo. Mureke twigire kuri Yesu kandi tumuhungire, tumugire ubuhungiro, kugira ngo muri we ariho tubona ibisabwa byose byatuma dufasha bagenzi bacu, ariko natwe ubwacu twifasha. Uwiteka rero abahumugisha, badufashije muri kamera, baba hano muri studio, baba abadukurikirana, mwese tubifurije kugubwa neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen.